Abafite uburezi mu nshingano mu ntara y'Amajyaruguru bagaragaza ko hakiri inzitizi z'ubushobozi, abarimu bakene ibikorwa remezo bidahagije. Umuyobozi w'akarere ka Gakenke wungirije ushinzwe imibereho myiza Uwamahoro Thérèse na Kayiranga Théobald ufite izo nshingano mu karere ka Musanze barasobanura hakiri icyuho. Kugira ngo ireme ry'uburezi rizamuke rero, kugeza uyu munsi wa none mu turere twacu haracyarimo ikibazo cy'abana biga double shift. Abana biga mu gitondo abandi bakaza nimugoroba. Ni urugendo rurerure rugomba gukorwa kugira ngo ibyumba by'amashuri byongerwe. Ngira ngo rero imbogamizi imwe twavuga ko hari n'imiyoborere y'ibigo by'amashuri, uburyo abantu bakwiye kujya mu bigo by'amashuri koko bakahaba, kuko nubwo abarimu bataraboneka 100% ariko nibura n'abahari baramutse bakurikiranywe bagatanga ubumenyi uko bagomba kubutanga. Ntidushora abana mu mirimo itemewe. Ntabwo umwana akwiye kujya mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ntabwo umwana akwiye kujya kwikorera ibisheke, akwiye kuba abikora mu gihe azaba agize ya myaka bimwemerera kubikora. Aba bayobozi bafite uburezi mu nshingano zabo kandi bavuga ko uruhare rw'ababyeyi nabwo rukenewe kugira ngo uburezi bugende neza. Uruhare rw'ababyeyi rero tubasaba n'uruhe, ni ugufasha abana. Ni ugufasha abana, umwana ntamwohereze ku ishuri ngo aheruka amwohereza abona ataha gusa atakurikiranye, avugane na mwarimu amenya aho ikibazo kiri. Ariko uyu munsi hari inama z'ababyeyi zitumizwa, ugasanga ababyeyi ntago bazitabira nkuko bagombye kuba bazitabira. Ibyo rero nabyo bisa nkaho bigabanya ireme ry'uburezi, kuko wagombye kumenya umwana wawe yiga neza, aratsinda. Iyo utamusura rero ku ishuri cyangwa se ngo ujye muri za nama ntago umenya ko yiga neza, ndetse n'ibyo gutanga ifunguro ryo ku ishuri. Ngira ngo nabyo hari amafaranga atangwa atari na menshi. Muri primaire n'amafaranga 975 ku gihembwe, muri secondaire ni 19500, ariko usanga nayo ababyeyi rimwe na rimwe batayatanga nkuko agomba gutangwa. Ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru n'uturere dutanu tuyigize bari hamwe na Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph n'abayobora ibigo bishamikiye kuri iyi minisiteri basesenguye ibikwiye gukorwa kugira ngo ireme ry'uburezi rirusheho kunozwa. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph yavuze ko hakenewe ubufatanye. Uburyo tuganira n'abayobozi, tukaganira n'abaturage, tukaganira n'ababyeyi, tukaganira n'abanyeshuri n'abarimu, kubera ko twese dusangiye inshingano yo kurera abana bacu. Ntibumve yuko ari ingorane zabo bonyine, cyangwa se za Minedike, cyangwa se z'akarere, cyangwa za NESA, cyangwa za REB. Biratureba twese. Nk'uko nyakubahwa Perezida yabivuze, inshingano y'uburezi ni yacu twese. Twiyemeje gusanga abantu hose aho bari kugira ngo tuganire ku iki kibazo cy'uburezi. Bimwe mu bibazo byagaragajwe harimo kuba mu ntara y'Amajyaruguru habarurwa abanyeshuri basaga 3,000 bataye ishuri, ndetse hakaba hari n'icyuho cy'abarimu bagera kuri 500 badahari, biganjemo abikoranabuhanga n'igiswahili. Hakaba kandi ubucucike mu mashuri n'ibikoni bidatunganyije neza. Tuyishime Jadofis mu ntara y'Amajyaruguru.